don't kese Mwese ni muri mudugudu bivuze ngo ujunyaga n'ibintu byacu. maze mwumva ndi mwene nyoko wanyu muri kumva munyubahire n'urwego rwanje mutegereze iyo myobo yanyu nyinagemo ibyo kurya sibyo imiki Sekezi urangabo tutwende ko nuri gukoresha tumeze dute Siko se hano muramenya ko byibuzanga ari kwa mudugudu byibuze mugashyira mu gaciro hari imyo mizima rega ko nayiguha buri munsi ibintu bishyashya gusa aho se zaratuye. dore Abaye nada. emfasha dore ubu ngubu udorohera ngaha ntushaka uko urugeze ku Kacyiru Kono naho bere mudugudu ndabona byari birimbiye wa. Kesi Yo. kumva ni pompe itavuga Ni pompe rwose. komeruka ipompe ivuga meruka njya kuyiteresha inyanya pfiriya ko yavugaga bimeze bite Ibyo bibaze data we none niki navuga noneho ese reba ibase ntabwo yogeshe bimeze bite wewe nawaje injiza amazi neza byose ese wakuru ugashyiramo courage bimeze bite ubundi we injiza amazi se nawe kandi uve muri ayo ngayo ndakubwira ngo ujugunye kure ugakomeza mumenye cyangwa habaye ahandi handi mwikomeza kwifata nka babandi twabaye abandi bandi ni kwa mudugudu reka mudugudu wa he mudugudu wa he ibikoresho ariko mudugudu n'ubundi bajya gutora wa n'ubundi bajya gutora ese ubundi muyapa mubaze bajya gutora bari nama people uri kwivugisha karareshya nk'ikibiriti ariko ari byo mbabwira mwana we Richard witonda ugenze gakeya abwira sibyo mbabwira nta kintu kiryoha nk'ubuyobozi kuri byo mwavuga byose akanyese kandi urakuryoha utandyohana naje kubona ndi gusa naje mpinduke nzamenya bafuze ayo makote nayo makabutura ndindanye nayafurira iki ukunywa icupa nkari garanzura maze nkabirindukaye maze agahinda kakabi si bari batoye nuza Jean de Dieu nana nuza na aberesira bakabahereza amajwi Muyapani babuze magaze bwuma kandi ukundebo kura biri kuza wabuza ke ndaje nyobore umwe yo waje mudugudu n'amatike y'indege cyo mundara wowe mudugudu moya Mr. Muyapani babuze batora kabisa nubwo uri umuvandimwe ariko wari uhari banura ni watonze inyuma ukancorera ngo Muyapani uruzi ko narakuyobora ni kwa kuri nyine uri umuvandimwe ariko turya imiceri ku kiyobozi n'amafaranga wowe wahashiriye duhere niki umwizungu yuwaje si ikimenyetso cya mbere ariko mweguranga he imbuga igiye kuzajya cyangwa nazajya kondora ajya kondora agire gutya byose abijya dore n'igiceri sha igiceri ni icyanjye baraga ntari umuyobozi wa mukobwa ariko mudugudu ujye no kujya tunyaga ibintu byacu mudugudu rwanira sinjye wari gukubura ahangaha kigatakara maze atansiyo Please don't kese mwese ni muri mudugudu bivuze ngo ujunyaga n'ibintu byacu maze mwumva ndi mwene nyoko wanyu muri kumva munyubahire n'urwego rwanje mutegereze iyo myobo yanyu nyinagemo ibyo kurya sibyo imyobo yandi imiki ndana ko narembeshe imyobo ako ni n'imiti bakombona burya n'abicaye reka nze nkubaze ninde ukurusha baye hano si ubundi mudugudu by'urya bijya hera Jahizi urabona nafite agatoto mwa cyangwa ufite isari ko twabyibushye yewe shasi imamye neza kuba kubyare wambyaye ahubwo se panikuri reka njiri ugira utese umuyobozi ntabwo nyikwiye kwicara muri urugo ngo ndukwamiremo reka ugeze kwibarera niribwe ku Kacyiru ndi ku Kizereriyo uragiye kuzerwa ariko n'amafaranga yinjira amafaranga azazinjira gutuzagendu yatoragura ko nshimye kutoyihana hari byakese reka mubwire atari cyo kujya mu byemere harimo reba imbwa yaciriye inyama ndaza kurya imvurugutamo gusa indaya ngo ugira umuparanganye wenda nimva ku Kacyiru nshobora kuza nkaba nanakura mu biryo kankomezi nikorera akazi uko bisanzwe nje hano turaza kuri bwo tumese oya shayo n'amatunutunu basi ukure muri reka nyaruka ahubwo nadutorye ndazana reka ngende ndaje mu minota mikeya ndaza guhindukira maze ukubura uhakeshi ndaza guhindukira mu kanya nabyo muvuga mukore maze mbibere umuyobozi bareke ndaje ngo nimugire benema ngaho genda daturareba icyo uzatumarira turabana nawe
yego ye ndahiye numva ndananiwe wese kuja muri izi ngingo kugira uko none nanjye narenje kubisubiza nyine akwiye ubona ukuntu umudugudu atajya yita kuri rubanda gute se kandi ahubwo wowe wicara uhimbire neza mane tabayemo wese ari umukene cyane none se rero n'ubwo byibura ntibagakwiye nko kumuha nk'inka cyangwa se bakamuha nk'isambu nawe agahinga akiteza imbere nk'abandi ariko buriya rero umudugudu batonze hema ndeba z'ibintu wasanga ari no kubitekerezaho wenda ari no gushyira mu cuku ntazabimuha cyangwa akaba ari no kubona atazabishobora ubundi se buriya ureba azabishobora ra nanjye umudugudu njya mwibazaho umudugudu wacu ngewe mbona nta kibazo cyo wasanga arimo kubitekerezaho ko nazayimuha cyangwa akamuha n'uwo murimo yose si imirima se nawe bamuha hirya mu gisambu yahahingaga byihorere wasanga izo nkunga zinaje umudugudu ari kumubona yiyamamaza yatubwiye ko ibintu byose by'ibibazo mu mudugudu wacu azabikemura neza ubwo twizere ko nabyo arimo arabitekerezaho azabimuha pe niko abayobozi bameze nose siko bavuga kugira babone amajwi nose yavuga ngo ntabwo nzabibaha riga bari kugira babone amajwi mu mutore muvuga ati uriya ibyo twabuze azabiduha oya ntabwo ari bya bindi by'udutwiko tw'iyi minsi yazabimuha ngende umva azabimuha ndumva we na mudugudu rero wasanga munawubanye ndumva uri kumuvugira cyane ubwo zaje bwabashaka bwabagore bo mu cyaro ubwo ibyo ni ibice utangiye cyangwa za mfashanyo bazanye ejo bundi wazibonye yego mana umva kankwihorere wa mukobwa we ibyo bintu ntabwo mbizi umva niba ndi kumuvuganira nuko nawe naze nkakuvuganira ndetse niyo sambu nawe wese bayigwaye wayanga twese rega ntawange ibyiza ahubwo we kamwe yose gare mushashwe nuko arije kunsura ngaho taha taha unsigaye hano iwanjye n'ubundi ninjya minguye ninshaka ndi butaye cyangwa ngome muri iyi sambu ubundi kari yanjye ni yawe taha iwanyu sawa nta kibazo urakoze kunyumvira nasize genda rwose ujya ubitekerezaho neza wavugaga genda yahugiye ko mbona uyu muneke umeze neza ra nkuko ubona n'umwembe di amaye nka rero mwembe mwana uryoshye ute Kesi wakagoryi hasi ibintu byanga byose ko mubona bijagaraye wagiye umenya ko umuntu w'inkumi kabishyira ku murongo umuntu w'inkumi nkawe ibintu bimeze gutya bijagaraye gutya ngaho ndebe amaze nawe mwe ujye mundi ubundi si mwebwe mubikoze mwabiki reba ibikweto mu muryango reba insina reba amasuka wagiye umenya ubwenge amasuka se n'ingihe wayahashyize ngaho ndebera kare umwembanya n'asizana so wagiye he kesi wakagoryi wagiye ibyo wahaga wagiye urya ibyo wahaga ariko reka nkubaze sibyo mbaze iki umwembanya n'asa wagiye he ariko usibye ko na mukuru wagira ngo barabaroze reka nkubaze ubu mwembe n'uri kukuvugisha iyo mangambure yose utayamvugisha se rego mwembe hano uzi igiti nakuyemo igiti cyo kwa Berensira igiti wakuyemo se ugura ngahe sibyo ko se nanjye byo kugura sinitaye ku igiti na kwa Berensira ruguririye kwa Berensira sibiki none se undi ufite ikira gihamya cyo kari ngiye wawuriye kandi aha wasanga na kamwe yapani kahuriye dore kore mpamvu katanava naho kari banaho kari none se mwembe ne watuma atava hari atava none se kana kayobozi kangana kuri akataniyubaha kwiyubaha se gushatse kuvuga iki ejo bundi se gutwara igiceri ntabwo ari ukuruka sinumvisha ari ukuntu akiri winyibutsa mugani kayana ko ngiye kamajiye kurambirana wagira ngo ntitunavukana ariko se reka nkubaze uburiye mama ntabwo yigeze aca ku ruhande akagira ivi na ivi nanjye ibyo njya mbitekereza ni ukuri ngiye mbona kari akantu baragakwiye kareshya n'ikibiriti amahane ni yose kandi ngo ni akayobozi reka nkubwire niba amatara aciye papa inyuma dore baragatoraguye kagira inda kumva nabi mana yanjye kamajiye kungera abakumva ibintu byose ngaho iki reka nakurabure ninanze no kubikubwira mu kanya karaje do iyo myembe navuka ninuza byose mana we karariye ariko se turi ibyo ngibyo umupanga nasera wagiye he kanyivira none mana yanjye none se umupanga wo kanduje nanazize umupanga hariya ngiye kwishakira ubwatsi ngo nkire wa musagara ruguru ajya nyihera amatura abizi none dore binzani ubwo yabushyeye inshoreke nabanye ngo aragakobwa ego mana aha numvisha amakuru cyo reka nkubwire uriye mu Yapani nadahinduka tuzamufatira umwanzuro
ariko rero ariko nawe wisubireho ibintu by'ubishyira mu nzu bana ibyo ikibazo ibyo ngibyo byose ubivuga adahari kandi iyo ahari ko mbona si wowe wibombaritsera wajya ubivuga ahari nyine urabizi amahane agira mvuze nawe akavuga ni ukuri nukanze nawe amahane adahari wagiye se ubimubwira mvuze nawe akavuga iyi nzu bayitwishyuza ni ukuri ujya utuzi ni igihe wagiye hura imirongo ibintu ngo singwa n'amasuku ng'inkweto ng'imifuka nire muzagutereta hano aje hano reba isafuriya hari reba ibase hari ariko mana yanjye warangiza ukavuga abakobwa twaragowe isafuriya ntabwo iri mu rugo bisanze mu muhanda iri gusa imbere n'inyuma babari ubona ibintu uri gukora bari umwana wa mudugudu ko mukaza mu bigunda nese kuba ndi wa mudugudu no kuza mu bigunda bihuriyeho ubundi ibyo bintu niba abantu bindushye nkatwe nkawe wakumva umwana wo kwa mudugudu ushobora buri masabye iwanyu pe buri masabye ahantu turi wajya ubundi ibyo bintu biduharira kandi twe tunabishoboye ni ibyacu mwana ntabwo ukwiye kuza mu bihuru munyigiraho mubera uducucu kuba ndi wo kwa mudugudu bivuze ngo mwige muri wo kwa mudugudu nimwakora imirimo koko njyewe nazajya mbyuka nicaye gusa ubundi mana we ntagashya ko niyicarira gusa mva no kuva amasi najyayo cyane kuzi ko utari burya ariko abandi bakabikora si no kwa mudugudu bakazana abapagasi bakabikora abapagasi se uza mu rugo wabonayo bangahe umwana wo kwa mudugudu ntabwo ukwiye kumera nkawe tuturindishye ariko wowe uri umwana wo kwa muyobozi muri indushyi nese ni kigaragaza ko muri indushyi nuko mutaraho kwa mudugudu uri kwa mudugudu mwana cyana kuri gaze umwana wo mu kiyobozi reka mbabaye twacana kuri gaze se naza gusenya izi nkwi nizo gushyira kuri gaze cyangwa nizo kuyifatiriza gaze se burya muyicanisha wakabimenye se wakabimenya ngo kuko naje gusenya dufite gaze base mukabura gaze mukabura n'amakarara n'amakara agafaka kagura 9,000 niba atari 10 umudugudu muzima abuze 10,000 none se reka mbabaze amakara izi nkwi zivamo amakara umudugudu wanyu nawe nakasa mutwe pe abakobwa mugira utugambo ubu rero kuba ndi wo kwa mudugudu biba byarababaje se ntabwo mushaka ko tunatashyanya ntabwo byatubabaza ariko nanone uri gusebya izina ry'iwanyu none se kuri se byanakoze iki amasuka muba mwayamenaguye se Richard ariye ubundi saka kadobo kari ko umuntu ahahiramo udutoryi mukaba mwagashyize hanze ubu wasanga arimo arakizerera hakugira ku Kacyiru atanaza ngo tuganire ikijyambere ahubwo muzamenya ryari yuko nabaye mudugudu mwa isenyi hari ikintu kwibaza muri runo ubudo haguze ko warabaye mudugudu niyo nero niyo nyikirizo amavuko yakuye he mwa cyabaye cyabaye sikundi meruko bwashize mumbwira ko nimbabwire ngo buryo ubuyobozi bwandyohaye hakuryohanya gute se kandi kagira inkuru tori ritoto ku mugoroba ntabwo mbonye ku Kacyiru ntabwo abonye ingendo nari mfite nyine nk'abanyakigali neza neza mwene data none haransekeje ni kuri nzajya rero nambuka shaya ni amapipi mwana ndi kurya inkoko nkikura za wayini ubu abana beza rero babasha ajya wene n'igitumye apfa inzoga zihenze wa kintu icupa rimwe ivide rimwe ntabwo 100 ya utarize no mu kinyoni itondeze ubuyobozi ngo bonjyohanye buterera giye kuba umukire ku Kakiyaga ariko nakuzadukiza ubwo n'umudugudu mvuze wakuriyo ngiyo mu ntara noneho ku Kacyiru ngiye kugira gute ngiye kuyobora mushyire hamwe mujye munsi ibirenge byanjye nyuma yo kwiga muri bandi iriyeho n'ama smartphone nanjye ndaje ngure za tablet sha tablet se none bayobora tablet cyo ni igiki rwa runtu bafata gutya bakajya bagira gutya bakigira mu bakareba ariko urasetsa ubusi cy'ingenzi nuko aka kantu ngo ni kakese nta sura yako nzigera nshyiramo reka nzi nkubaze se mu Yapani nga nawe ugomba kumenyera none se kuba mudugudu ibyo bigiye kukugeza kwayo matara burize ni matara ahubwo reka nkubwire kwayo matara burize no bara matara burize tablet shavuga tablet ngaho zo kirira mbibona no kumenya kubivuga reka nkubwire wowe ibyo bintu uri sha nibikugwa amahoro du
ibyo bintu utangiye ubaye mu mudugudu mu minsi 2 none ukize mu tabureti ugeze ngo mu maki ubwo ibyo ni amahoro tubwire ugiye gukizwa n'iki utwo tugambo twanyu ni amapipi nkamwe y'abana itonde rero numva rero wenda uyu nguyu wenda ni ukuvuga ngo rero Richard wenda nuko nje mukansamira hejuru cyane ari mari gutya tukaganira yego ukumva usanze naganiraga na Kesi reba hakurya ku Kacero ngenda hare urareba wa murima w'isambu hare byagenze bitere komero kasura murima leta yagize gutya none kubita hasi ndavuga ati mutegure aho bereye mudugudu buri mudugudu wose aho bereye mudugudu wajyana injyozanye impinduka ariko none zigiye babereye bakorode bose hakayobora hari umuntu wigeze uvuga ngo haje inkunga mu mudugudu ariko uyu munsi ngiye mu Yapani mnayoboye inkunga yaje ariko none ngiye sindi wa wundi reka ngo baze mu Yapani nabyo mbaze inkunga n'umurimo gukubita hasi bihuriye he ngemera kuri murima gukubita hasi kuri murima leta yarawuhinzemo bya bintu babyita ngo iki bya bintu biryo rero yawugene zanuzo za watermelon iranuza watermelon mama watermelon mwikomeze mwibara ajya shayicara tubwire ni kumva arimo nyine umva mureke kunjagara tubwire ura murima wagenewe umuturage umwe hano ku Kacyiru uwo ni nge oya se koko kuri musaza wanje kuri musaza wanje natubwire nababwiye ngo nandukanye na bakorode sibyo kandi noneho nabira byakatse ndi kubona hano muri urugo rwacu utangire mugira isuku nta rugo rwo kwa mudugudu rukwiye kugira manzi ugira isuku mu mutwe wawe n'umubiri wawe isuku dusangiye kutubwira iyi ni tentire reba ko dore ukwasa maze musige kuzamuka nikatasiyo ndagusetse uhore iki nawe kandi uhore ese ubu abaturage uyobora boma ubundi bo bagira amaso nikagifura kugira ngo bakutore gutyo gusa ese ubundi bagiye gutora ariko wirirwa muri dundu ubwonko ngo ni wayini ngo wayini yewe katubigaruke yewe aha izo za wayinize n'ibiki nabona mwakomeje kugira icazwa aho ngaho sha maze rero iyo umuntu avuze ukuri muragenda icara hasi tukubwiza ukuri mwakwicara mudugu icara ariko mudugudu ibiki kari mu Yapani cyo ndi kumva ibintu mudugudu ari kuvuga birimo Kesi ariko uranze se ufite amafaranga kabona gahagaze kari kahagarara ntabwo nicara none ubwo twese duhagarare none ariko sha wagira ngo nako mudugu zikaduhagarara zikajyana ariko buriya uzi kuri mukuru wanjye kuba ndi mukuru wawe ntabwo bivuze ko twasura konka ariko ibere rimwe uyu munsi nakonga iryo nikamiye mubikore cyangwa mubireke ni mwinabirwa kuri iyo sambu leta yatanze niba ari ukubuka ubuyobozi bumera pe do namwe babatoye uragira ngo se batora abantu kuri inzobe kuri nakagiye ntabateze kugutuza none karatoye kazamuye ijosi uzongera umva inyuma ngimba nkibambura dore ndibambitse hatagira uzamuka nkazamuka tugasingirana ugezeho kano kari mu bwe ndabiyami nyibwirira munyubaye ndi muyobozi mutabikoze Richard mwana we dore Kesi komeza umwije Richard ubyumve Kesi n'umukobwa ejo azagusiga ngaha komeza unyiryeho ejo nzakwima icyangombwa noneho cyo kubaka ndebe kuko uzakomeza ukaba mw'ibijyondo uri mandi kukodesha zana amafaranga angahe 200,000 yego ko kuva nabo sindi abona mu yafite ngo zanyu mwumirwe cyamubiri ubaye mudugudu mu Yapani bahita banakoroga mu mutwe bitwaye iki 200,000 uratekereje urareba usanga bandoze mu mutwe 200,000 urabona ndabikura he tujya gutanga ikiganiro nakubwiye ngo gukira ejo bundi ngiye no kugura imodoka uri mukuru wawe ndetse umudugudu nimunitwara neza ndabazanira kaburimbo ica mu kirere umva rero ngiye akaza nkwibwire mukuru wanjye maze nongere kunkora tansi mfitemo amafaranga tamangahizi ko nawe yaguciye ndi kugerageza ngo ndebe ko bazenda wanakifura dore ngiki gihumbi mfitemo inote yanjye y'igihumbi nabwo nkubisize ipfunsi ntako ntagize amafaranga inote y'igihumbi ndabara bishyimbo byatinze gukurara ane
Mubwire rero wa mukobwa we nimba uri n'umudamu simbi waje kunsaba akazi kababaye. Muri ibyo rero ugomba kunkorera akazi kanjye neza, sibyo? Iyi fumbire ugomba kuyibona muri uriya murima nakubwiye ko ugomba guhinga bitarenze mu minsi yose. Ngewe nkukorera ibiki? Ikorera utikuru byihorera, sibyo? Ariko abakozi b'iki gihe mana yanjye nimba nzakora iki? Ari komera Kamera cyane Mudugu. iki ngiki ugendana nacyo byabivuze bite? Aniti ni umuntu ukwiye kugendana nawe koko. Igihe cyose murayekeranye ngaho kukakera muragira ngo koko muzabe inkuru pe. Ubu Aneti nihe nama yakugira ko umuntu nkawe nzi? nta nama nimwe atagira, ndamwizera agira ibanga kubi. Ndajya hehe se? Inyuma hariya ni ahantu ujya Ugiye kumujyana kujya kubisha. baha yuko basenda muyobora ndi umudugudu abaturage muzagira umwemere yuko ryari Muyapani mbayoboye ryari. Ese nkawe uri urakomeza uhagaze hejuru yacu wakicaye? Nyibwira icyo ugiye Wajya kumbwira. umbwira nk'aba ngaba. Nyibwira Icara hasi vapo. ugiye kumbwira Ya rero kiragira muri umudugudu gusa nibanga ugiye kwica umuntu nibanga bwoko ki? umudugudu wacu mu bintu natorewe ko nawe uzi ko ndi inyangamugayo cyangwa mbasha gukora ibyo nshoboye. Ibintu byo kujya kwica abantu ukumva ari byo nimba wanabitekereza. Amafaranga harimo amafaranga wayabona. Ya amafaranga yo mbaje muranga ifaranga ku ifaranga aho ndimo. Ndakuzi n'umuntu Itondere mubwire ikigendererwa. Reba uriya murima uriya uturanye hafi no kwa badansira ku Kakiyagara aho. Ndawuzi uriya murima rwose nta n'umutawuzi. Warabonye? Cyane. Ubonye wera soya, wera ibigori, wera ibishyimbo ndetse n'amajeri. Uzi imyumbati noneho nigeze gusangamo nakwiswe n'inkuba. Uriya murima rero uri ku isoko, ariko mu buryo bwo ku isoko ntabwo ari ukugurishwa, ni ukuwukodesha. Urimo neza ushyiraho mvugishe menshi. Mvuye mu rugo hariya Richard amere nabi ye umva yanzamukanye yamfashe mu mashinga ngo umurima ngo sinkumuhaye ngo siki, ariko ndagira ngo nkuheweho mu ibanga. Nta kindi kintu mwatse kirenze ni amafaranga. Urashaka ngaho se ubwo? Ndashaka 30,000. Kuko mana y'u Rwanda kuko Kigali kodesha ari ukugura. Ariyo mafaranga ni Mbona yo make. habambuye amatwi. Ayo mafaranga ni make. Zinzi ibyo bikobokobo Ayo byawo. mafaranga ni make ari kugo. Atasiyo maze rero. ni make se nyemerera. Make. Ntunyaragure mu matwi. Mafaranga ni make. 30,000. Ikibazo ni menshi nawe. Nayo mfite. Vuga gahoro ariko kumva. Karabwiye ngo ibintu atagira ubyivangamo zana 30. Uratanga ngahe? So naguhangayira. Mudugu nk'umuntu ngewe nemera uyoboye umudugudu wacu twatoye tumukunda. Reka tweke kubangamira. Genda kwishyura inote. Hano yungunze se waba unkunze nkaba ndi gukwaka 30 kabinyuma. Kandi nayo mfite najya ngo njya kwiba. Nyine urama ngahe? 2 byonyine. Urame 2,000. 2. Nk'umuntu wanjye w'inshuti rwose 2 ntako ndabona. Gira 4,400. Ayo Gira hakusubu. Ishoka mu Mwishi koka. bya 2 yanjye ngendana nka mudugudu. Wambaye inkweto. Nani soni mugira kuba ndabyambaye none njyewe se none njye ndabyambaye. Nani ubwo mwavuga ngo basenda mudugudu twatoye tukagira icyizere. Byibuze ashobora kuvuga maze uhore. Byibuze mukavuga ngo twamugiriye icyizere. Akwiriye byibuze nawe kuba yaguda ukweto nk'abandi nkava muri ibi bikote. Umuntu umukuru w'umudugudu inama ziraterana nkagira isoni zo kuyinjiramo. Uzakabona uri kumva usara akanyabisiga nk'abandi nkwiriye gutunga. Uzakabona Imana irahari ibyo tubyihorere. Gira 4,500 cyangwa ni mutatu tubyihorere. Nabyo mfite ahubwo kamubwira inama ngewe Nubyemere. Maze rero nabwiye ngo nukomeze kunyumviriza wewe utavanga ukubiswe. Ibihumbi bingahe? 3. Mwigendere da. Gira 3,500 shiraho 5. Niba ari 3,500 ntayo nabona. Kararisa dore ndakuyoboye. Wakomeje kuncisha hirya no hino. Noneho ndibambuye ndihino. Ndoba inzoka kakanya se ari umuntu muzima turi kumwe. Ni 5,000. Fe noneho ariko nawe. Bya 3,500 nakubwiraga ngo sengise ngo ndazango kagakobwa ngo ukiwacu ngo kesi ngo gaze. Byo ni bikareba. 5,000. Ariko mbere ko nkwa amafaranga yanjye. Turabyumvikana nge nawe. Ndakuzi. Nzi iki?
none naguhaye gute nicyo kiza nyemeza ko naguhaye ejo wazandyarya ngo njye sinzigera nyobora nka korode wabayoboye bwa mwizere nawe bose barabizi ko nzazana umuhanda hano kaburimbo ica mu kirere reba hariya kunuza kwiberesha hariyo transifo imwe dore hano hepfo ngaho kwanuza kwa jando dufite akonosha umweru nzashyira naho transifo ngare kambwira njya kwishyira 3,000 ariko nako mabitatu ariko bikaba hehe ibanga ukazigera ubivuga tuzabipfana ni 3,000 hano ko bikiriho biguhe mama yaje nunza n'ibintu by'uburyari hacabika nk'ababu kimudashyira kuri telefone kirari kumene oya sekade tazakora adakorwa kanimba ari ku kinuza kimwe akira dore aya mafaranga ndaguhaye kureka kuncyagara sima akira dore turi babiri si 3,000 3 muhaye umaye nibivuye mu kara nibivuye mu bwonko zoko niba byabuze uko n'amafaranga yabuze ndaje bibike neza ubwo nyine ni mwibangari umurima ndaje mu kara akantu katwumviriza guramenye ubwo rero ndagiye inkoko niki niyo ngoma umurima n'uwawe nta muntu ukwiye kuwutera uzagusangamo uzamutaka ngingwa nkibambura dore ndibambitse atagira uzamuka nkazamuka tugasingirana ugezeho kano kari mu ndabiyami nyibwirira unyubaye ndi muyobozi mutabikoze Richard mwana dore kesi komeza umwije Richard ubyumve kesi n'umukobwa ejo azagusiga ngaha komeza unyirye ejo nzakwa imicyangombwa noneho cyo kubaka ndebe kuko uzakomeza ukaba mwibijyo urayafata nuyafata sana ayangaya ntayo uko mvugishije menshi bitabaye ibyo uvuze ngo iki jyaho ngaho tuvugane neza bozana ibindi 2,000 sana ibindi 2,000 tabizi ushobora no kumfata mu josi ubusura bifite amafaranga ndafite amusaza aragurega nsigaye nshyira ubwatsi dore baye amafaranga sana ibindi 2,000 reka nkoreho basi zana mbere yo kuyamwango bibi uri mudugudu ko musigaye mwiba tujye twavugana neza windi dushobora kuganira ko nagacupa ngo hayi uramurima rero ndaje ndabakira uramurima urabona urera byo ni wowe ejo bundi muduza dasire yahinze mu ariko rero bitabaye ibi niyashizemo ibiro 20 agasarura bibiri reka mubwire bitabaye ibi mwene mama twuvukana twonsibere rimwe mugira inama uyu munsi najya konga iryo nikamiye ushatse ibi bintu wabigabanya kuko bitaraje ejo bundi baragutambikanye pe iyo baragutambikanye umuntu neza kuri murima bawuhaye anegura murima ni mudugudu bize yo murima ubu nuwanje nyitwaraho neza mudugudu ni leta Wiki muri mudugudu wanyene bize yo haye anet kandi mudugudu niyo byanyuzeho hako nkawe umva ngubwire icyo nzi leta turimo nago wanyaga ibyayo gutyo Karare wiriwe mukomere cyane amakuru ngira ngo si meza buriya hayawe se kandi yari meza kuri wowe naho njye ni ibibazo gusa fushije se oya babaye iki nzaremereye nabi mwana ntabwo heruka kurya se narinje ngo byibura ndebe ko wanguriza amafaranga ndebe ko nagura n'akabase k'ibijumba byibura nkaba mbimazeho nk'iminsi pe maze iminsi ntarya warabuze iki amafaranga se nase wabuze amafaranga ahura n'ibiryo nose waba udafite amafaranga ukabona ibiryo muvandi wakura ibijumba wakura amateke wakura imyumbati waca amadagede nase ibyo byose nta mafaranga abafite mu kubwira gutya uko byo byose mbifite nanjye ntabwo nakabaye nje kuganyira nzi ko mfite aho ngaho njya gukura ibyo bijumba cyangwa ayo mateke se mwana wa mama ndagufashe kugira ngo hari ikintu ngurusha n'ubwo mbana n'ukuri n'umakane ni wowe nari niringiye by'amafaranga byo nta mafaranga mfite sinakubeshya cyo koze ibyo kurya byo nakihangana ngagira ngo gurira n'igitebo cy'ibijumba ariko amafaranga yo kugira ngo gone wabumbyaye nabo hagaye nazi n'ibyo bijumba bimaye wabumbyaye nawe se ko ari inzara bavuga ntanze ngenda njya kutugukurira bijumba se ntabwo natubura pe nakuri wabukoze pe ahubwo nagasuka ngo nanjye mbe nkufasha byibara no kubagura mu gihe utarabona umwana
banezanya mu murima mba nazanye isuka yanjye njyenyine se urumva nateguriye umuntu ariko n'ubundi ndahasoje kandi ndahasoje ndaje dutahe njya kubigukurira ntawamenya dore n'imvura igiye no kugwa wa mukobwa witabwo nararikuze yabonye gushimira ibyo utarabona wasanga urasanga abana byibyo zibe n'ingango bari hano hanze maze ushimira utaranabibona umuntu agomba gushimira ushimira ibyo nabonye aho dore ndasoje reka tugende urumva mu nda bimeze nabi ubundi umunkono ntabirimo ngo nkore ku bibi bibanza ugera Jeff, Mwiriwe neza. kumwa usigaye ufite inka zishishe di. Inka zanjye se ko n'izuba ryateye. Kandi duhurira ku Kacyeru uri kwahira ubwatsi nkagupinga turi mu bintu biraho bidashinga. Ndabona ufite gahunda da. Kibyo tubyihorere turebe ukuntu bimeze. Ntabwo nicara. Aya kumuyobo wajyuremera kuri umuyobo. Ahubwo uzanshake ukuntu uri kunyanduza. Uzanshake neza tugiye kwigura agacupa tunye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo mbiri mureka rero akira nama nuza yawe naga basirimu. Umva rero. Reba uriya murimo ku Kacyeru. hariya Kacyeru ndahabona. Ibintu byasubiyemo. Gute se kandi? Ko wamenye ko waba umunyamahirwe nawo gutsindira uriya murimo azi ko wabonye ukuntu wera. Uriya wabonye dansira ubwashize ahingamo ibigori. Uriya murima wera ibigori. Bari amafaranga ufite. Mbwire nkomeze urugendo rwanjye. Oya. Urashaka amangazi no komeza kungoraho. Kwiyamye muyo mbabarira ntabwo nyinishwa nimba mwaranoye munyizeye ntabwo ukwiriye kuza unyikoreshwa ukugize ute ukubonye kose ngambabarira ura murimo ku Kacyeru uragura cyangwa ntabwo ugura nigende nukugura nukodesha ase mudugu nakukodesha reba izinga kugura mudugu reba izinga mfite urabona nawe amafaranga bakayimaye cyane wacu ariko se twayorera mu iyo ni ruswa ese uri hari utazi no kwa no kubura girira mama ibihumbi 10 muri ura murimo tukodeshe nta kibazo tubizabivugana nyuma ibihumbi 10 utageze nta nubwo nagereranya ibihumbi 10 by'uriya murima ndi gucirikanywa nawe cyangwa ngiye umva amafaranga nguha taguha ibihumbi 2 yego ndabyumva ariko tanga amafaranga ibihumbi 10 cyangwa nkushyire bakansirida bagura cyangwa nabadazi ariko mudugu uzi n'ikindi ndetse nabere siraregara ugeneye ngewe ndaguha amafaranga kandi ibihumbi 2 maze rero umva tugure neza yego zana ibihumbi 8 ngewe navuze sinivuguruza ndaguha ibihumbi 2 nimba utayashaka ugenda uyewe yawe baberansiya na bakansirege nabande bose sibyo si nimba ari bibiri wakongeye igihumbi bikaba 3 byibuze mabima 3 ngo nkwereke uko tubigenza ngoye bingahe rega ibintu ni ngiye uzi uko nzabiproronja kandi ndabizi ngiye nyizera mayapana ko se nimba mwaranoye kandi banora nawe wari uhari niki gituma utanyizera ko umurimo ungana kuriya uri muri site imeze kuriya abasha kweramo ibishyimbo ibigori ndetse n'amasaka ndetse na soya rega nazo zirahera mama faranga reka kungura reka nkubwire muyobozi rero sibyo maze rero atasi urabizi urama 3 ntabyo ufite wiyingora urabizi kandi njya gutangiye kandidatire ni njye wabaye umuntu wa mbere kuko ariko kuba warangiye inyuma ukanya mu mazu kama n'umwanya ngo muyobore ahubwo muyobo wakagombye kuva ati rero Jeff twarabanye maze rero akira ngo aga promotion ugenda uhingura murima abari igihembo meme maze rero warengereye cyane urakabya ijambo ngiye kuvuga nutaryubahiriza giyorere uriya murima urayafite attention urayafite nago yafite amafaranga ibihumbi ngahe ibihumbi 3 hanyuma 2 bisigaye agiye ni utongera kugira ijambo numva nimba ayo mafaranga ibihumbi 5 binyimye ukama ibihumbi 3 bibiri ukazabima igihe cyose uzaba umurima kugeze mu biganza narindijwe nyene kumva riteri serere mu matwi yanjye ariko se
uriya murima muhombye ko bitanyurira kandi urera jefu ndagiye kandi ukibitekereza ibigori akera ibishyimbo akera na soya muyobo mudugu iki urukumva ziki umva ngiro mubwire wayemeye cyane wayemeye ngiro mubwire genda uyazane cyo byiza ariko uko twese turi abantu bakuru genda uzana amafaranga ngiro ngiye kuyazana amafaranga muri ayo ngiro ngiye kuyazana oya kuyazana ariko nyakuye mu menyo ya kibamba shyira ko nuko sha isuko mbona umfunda wajyango hare shora kuba ari amapirate sha aha akomuyobo Jeff ntabwo rero- ujya wizera jefu ariko muyobo yajya kagabanya muyobo maze ugabanya agasako none se nabyizerane yizera bose uragira ngo uhe n'inyandiko kandi ku buhumbi butatu mereje bw'amafaranga y'amanyarwanda ase muyobo 3 ni buke wibuke ko kandi usigaye ibihumbi bingahe numva kandi ugiye kunyaka 5,000 kumuyobo kuki wihinduranye n'ibindi 2,000 maze rero menye utaramenya Muyapani wundi we amafaranga 5,000 uma ibihumbi bingahe 3 saka kanote ka 2 nakije umumereje aha noneho amafaranga 2,000 bisigaye nzabibone nibitabone kuzambwira umureka nkubwire mudugu atasiyo nagufashe record mfite ikimenyetso simusiga mfite ikimenyetso simusiga nzabigenza mfite ikimenyetso simusiga kandi nta kimenyane gikora nta kimenyane gikora ndahamana nawe uhamana ibyawe pfa kuba naguhishyuye sawa rero ariko wa mukobwa wo ubona ugira ubwenge muri wowe umayindi yawe itekereza neza ni ukuvuga yuko ibyo nakubwiye ari byo uri kunkorera ariko boss biki niba nkubwiye ngo ndashaka umurima mu minsi 2 none tugeze ku munsi wa kangaye boss nawe ura murima rwose ni munini ariko kuki uhora umbwira uhora ni gute utumavuga nabi koko kandi nakunda kuvuga nabi niba nkubwiye ibintu ugashaka gukora ibyawe urumva nge nawe connection hagati yanjye iri he boss nukura murima rwose ni munini uba wamaye umurima none tugeze ku minsi wa kangahe umurima utaraboneka urumva kuko ibyo utekereza ari byo boss basi ni iminsi 3 yonyine banike ziba uriya murima wagiye kuwufata utawureba umbwira ngo mu minsi 2 uraburangiye none hashizeho icyumweru none se umva nge nagumye kubihanganira cyangwa umbwire nge ngiye gushaka abandi bazi Uko munapfikira ndarambiwe man munapfikira ahise wowe bite byahuza kwivanga mu bintu by'abandi kubera iki uziko ariko wihereranye umugore w'abana n'isoni uziko guharabika no gutukana bihanirwa n'amategeko jewe uzamana uzatwayanye amasezerano twagiranye wari uhari ako Jeff umva nagukarikira hejuru ngo barakavungira oya sibyo kwishyira hejuru uriya murima wawe urabona waguye iminsi 2 yagiye kuwemera atabona yuko yawushobora umuntu yihikinira abasha wowe ari wowe reka nkubwire oya reka nkubwire inuza season yarangiye wowe twajyanye amasezerano uvuga ngo iminsi 2 zawe muri muzaburangiye hamaze gucamo hafu kwezi ibi reba ukuntu bimera ahantu bigeze ibi ubwo se nzatera ibindi bigeze he Jeff kamubwiza ukuri wikomeza gutuka umubyeyi umukobwa wambaye n'umubyeyi simbizi birahanirwa n'amategeko ibyo bintu Richard reka nkubwire winyivangira mu bintu please winyivangira mu bintu si ukwivangira mu bintu tugomba kureberera abagenzi bacu ibyo wowe wabishoboye banza ugende ujye kureba iby'iwanyu kwa mudugudu ntabwo yirwa arya ibintu by'abandi banza ujye kwirirwa ujye kureba kwa aje muri sire muhitaniye mu murima ureka none se nyine mubanze mujye kurangiza iby'iwanyu muze kurangira ibyanjye okay sibyo sawa mubye ntagutere hejuru naguha akazi gakora mu kwa gasabye bizi nunankureho nge ni boss nukamenyere ni boss wawe najya gukurega genda ujye kundega nzitaba mama mudugudu nubundi ni mukuru wawe nzita ni mumamagara nzitaba bite byanyu reka nkubwire ndarakuvugiye nugira ngo birarangiye ngo haye indi minsi 2 bitari ibyo nzaguhindukana intare sawa baye komeza akazi kawe murakoze ubwo bimeze kuriya pe sibyo
yarega nubwo Anita akennye cyane ubwo ntawe utari umukire ariko ntabwo wabura amafaranga kugeza ahanitse kandi buriya rega ko sitonde muhoza buriya rega ntabwo twamafaranga ntabwo ari cyo cyambere cy'ingenzi hari ukundi kuntu buriya ngo bajya babigenza bakuru ariko wenda sinzi oya ko mbona ukindi mise bwira bati oya no kwivuruguta sugira ngo girira ukuvuga ngo rero oya mudugu aho ngaho urarengereye oya mudugu urarengereye mudugu wa ntabwo ari amafaranga burya sikanda nibiki gira tukagira ibyo twigirira nk'abantu bakuru rega nanjye nawe rero umaze rero nukomeze kungora ako mudugu kimva ariko ese ngushamakenga uriya muri murajya dansira utware nyine nakubwiye ko n'amafaranga ufite ntari bigenda karega disuri n'akayobe oya mudugudu aya mudugudu kamana no rero nimba udafite amafaranga wagira tukareba ukuntu twivuruguta ukuntu cyangwa tukikinira agapira tugakina agapira ukuntu agapira kameze gate kandi abana baba bari gukina wikomeza kunjijisha unjyana oya ariko vuga imbwa mu mazina yazo amazina yazo surakomeza unjijisha wica ku ruhande mba navuze kwivuruguta tugakina agapira reka dukina agapira basi oya bivuga mu mazina amazina se buriya rero urananiye reka umurima nkushyire badanse reka nta nubwo ari umurima gusa hari n'izindi nkunga zishobora kuzaza nk'amatike y'indege maze ubundi nkakwihera iki amatike y'indege ukajya za Dubai na za USA ariko rwose mudugudu wacu umuyapani oya humura weho nunyemerera tugakina agapira nk'abana wowe uza amatike y'indege kandi uramenye muhoze tugakinira ku gapira aho abantu bataba nyine oya binabaye byiza rega n'itara ugomba kurizimya wenda icy'ingenzi naciye hirya no hino njye ya muyapani sinjya mvomera abiri ndibambuye ndikaraga shembaye nk'intare noneho reka mbikubwire kujya ubyumva navuze gukina agapira nk'abana vugamo ndetse no kuzimya itara nkabyumva uri umungana gutyo wakomeza ungora bigeze aho ngaho ariko se nyine ibyo wibitindaho twese ko tukubaha ibyo icy'ingenzi rero uca ku ruhande wabivuze nshaka ko turyamana goko mana yanjye utangajwe n'igiki nshaka ko turyamana njye nawe kuri njye ubona mudugudu none se urajya bigende bite kinimba ubahane noneho tugomba kuryamana ubahane nimbyanga umime uramurima dansira arawukeneye ntabwo ari wewe gusa ukeneye umurima nubwo ndi umukene ntabwo ukwiye kumfatirana muri ubwo buryo rega ibyo byo kugufatirana nimba rega ntabwo uri umuntu w'umwana wo kuba nakubwira ngo dukore ikintu ukacyanga sibyo uramurima ndawihera abandi nta kibazo genda ububahe nta kintu bintwaye abayobozi b'iki gihe mwibonye abayobozi b'iki maze rero uramenye muhoza kamuhoza ukangendana ngo nakwatsa ibitsina uramenye utazangendana mu rurimi rwawe ejo bundi nama itazaterana gukakiyaga ngo umuyapani yanyatse ibitsina uramenye usigeho umuyapani ngira uko agenda inzira yanjye nimwe nimba unyimye hamana maze ayo maboro kawe ugenda ugateramo ibishyimbo hanyuma uramurimo wari uzezamo imifuka n'amatoni ukagemura hanze hamana noneho ariko icyo nkwisabiye ni uko utagomba kugira gute hingutsa n'undi munsi n'uyu n'umwe hakagira umuntu umenya ko umuyapani nakwatse ngo turyamane maze izo za ivi na ivi zawe hamana ngende kwivuruguta nimba wabyanze nzakina agapira n'abandi bana batari wowe maze uhamana ku maporo gawe sinyene hamana maze kubyimba maze n'abakiza amajwi wa mudamu we dore ndigendeye icyo mva nuko nazigera mbyumva muki mu nama iyo ari yo yose genda nzabivuga mu ntebe wowe nta soni ejo ndi tugutoye uvuga ngo nzabageza ku bintu byiza nibyo ngibyo ashaka kutugezaho twaka ruswa z'ibitsina wowe ntabwo imanda uri buyirambeho batatuye mbega mudugudu w'agacucu ndabera umurimo wose yangurishije ku mafaranga make cyane ejo bundi nzawugurishamo miliyoni mwihenure hejuru sako nzamuguramo ikigage cya 500 afako kimwe n'ubundi namwe bikeya ihingiza mayinga rero yamayemo n'ibijumba gareka nahe mayinga unyesada ngo kanzamutumire ejo bundi njya kumugurira atazisubiraho
nawe mpa ndeba ntazi ibye usanga zanyisubirana da nawe wamenya ibijumba biracyaza ndagapfa twariye ni ukugura bakaguha n'ibyeza ni ukuri kw'Imana asanga hariho disi n'abafite miliyoni babuze aho bagura. ariko se ko ndiwe umurima wanjye wahinzwe ninde wawuhinze reba ibyuya nibiba amaraso ibijumba byanjye iki cyangwa babikuye ese uriya mugore ndetse cy'umurima w'umurima atari wanjye nanjye n'uwanjye jewe nishyuriye mudugudu bwanjye muhe inoti y'ibihumbi 3 mu murima none wancakiye iki mu murima wishyuye mudugudu nanjye nishyuye mudugudu zana ikimenyetso kigaragaza yuko wishyuye ikimenyetso ni mudugudu kirehe jya numuzane nyine yakweretse yuko harimo n'ibitoki harimo n'insina genda ninjye ufite umuvandimwe koko ubundi jewe ndibaza umurima wanjye kari uwanjye mudugudu yama yavuga ngo n'uwanjye none harimo abandi ubundi bibi amaherezo y'ibi bintu biragenda gute umurima wawe urasa nafite umurima wanjye turese turane natwe dufite urundi mugende isuka umvire mu murima uyu murima n'uwanjye jewe nawishyuye uyu murima ese wowe uteye uturuka ubundi mwaje kwiba ibisambo biri mu murima umusambo wose uteye uturuka urwana mu murima wanjye mwewe wowe uteye uturuka he umwana umurima n'uwanjye urimo n'uwawe gute ngewe mudugudu zana ikimenyetso mukuru wanjye hari inyandiko mufitanye wowe nawe byanditse he ntayo dufitanye ntayo mufitanye ubwo twese umurima aho niho mwaburiye ubwenge rero wowe ufite bitwereke wowe munyabwenge twereke icyo cyangwa umva babwire mwemuretse dutuze babwire kumvikana twese turabana abagabo turi n'abantu bakuru mudugudu ufite ikibazo kuri mudugudu jereka nkubwire mudugudu yaje iwanjye azi wawe arambwira ngo afite umurima akodesha yego sibyo ni kubyumva arangije muha amafaranga 3,000 musigiramo 2,000 sibyo kandi nabyo ngomba kumuguha none nimba nje mu murima wanjye nakodesheje asanga mu ndi muntu none umva nawo baye wa gatatu umva byitwa iki icyo ndacyumvisha wowe ufite ikibazo madam Te nanjye ikibazo kimwe nk'icyo ngicyo ubundi sose urumva mudugudu ari ingegerara twese yatwata amafaranga ava binukira mukuru wanjye atari ingegera nubwo ari mukuru wawe ni ingegera mukuru wanjye mukuru wanjye ahubwo reka babwire uyu mugore nawe afite ikibazo yamuhaye amafaranga wawe ni ingegera uvugira reka nivugiranye n'undi nanjye gushyira amafaranga akanivugira wawe ni ingegera dutora umuntu tumwizeye igisambo gusa ruharwa ngo twatoye bambega gakegera hanyuma wose nawe uri ingegera muri murende naramwishyuye angahe nanjye namwishyuye 3,000 rega njyewe uyu murima uyu ejo bundi ejo muri turi mu rugo nibwo yambwiye by'uyu murima yakubwiye ngo iki angahe wamuhaye angahe ari namuhaye se ntakureba ariko namuhaye amafaranga nayo tuzi nyine cyo namuhaye 3,000 aha ubwo njyewe namuhaye 5,000 urumva njyewe ngomba kumuha ibintu by'akagegera kuri mukuru wanjye ahubwo dore umuti musigare mu byanyu umva baye nawe turabonana na Muyapani ngira mu umva baye nawe kariye kesi Muyapani ari he Muyapani ari he ndi gushaka ahantu Muyapani ari ese ko wibambuye wabaye Muyapani ari he Muyapani sinzi hagiye nayo nunzana amagambo menshi ntakuriza ziko warunemye Muyapani ndamwica we uramwicagiza njyewe nifate ngire mu murima nsangemo harimo abandi bantu yagurishije umurima ngwiki uramuri ariko ubundi Muyapani afite cyo reka nkubwire reka wumve wayamuherezaga nakubwira Muyapani ari he wayamuherezaga nakubwira reka wumvishe sha kandi nawe babwiye mbere reka mbareka atazaruza no kunsakuriza ariko iki uretse nkubwire mbwira iki amansi bisuka mu nakubwiye ngo nyamwanga kumva niyo yatinze no kubona wayamuherezaga nakubwira ase ko mbona bundi muri gutongana njyewe bindamukorera dore ngo singuyu ase ubundi Muyapani Richard mwana wandeka mereza ese hamaye cyuni kandi yamufitanye mwebwe nakumvikana si umurima naguhaye ku Kacyiru wajuka utora ukande ku nasoni si umurima naguhaye si wajuka utora si ubufaranga bwa 3,000 suni kari gwendeka mu bice njyewe Muyapani njongeze hakuye mutinyuka njongeze mu mwanza mu murima abantu barawufite bagezwe uhingana umuntu ufite ubwenge wigira ikigoryi
ugasangamo undi muntu ntabwo wahinga umurima ntuza kunyasameho ntunyasameho mureka uri kuri kunyishyuza amafaranga ngo za mirima ubundi uzahinga njizi ikimanga ntushaka kubireka ariko wenda nginote y'iki mwepa note y'igihumbi nginote y'iki note y'igihumbi nginote nguratsubiza ariko rero udakomeje kwibamba mwana wa Richard ongera usubire muransubiza udakomeje kwibamba uratsubiza ntabyo mubwiye mfite note y'igihumbi ndabantu barabyawe barorowe cyo urugo rwaranshoye nawe reka mubwire kese ariko kese mwariye mu mahumbi sinababuzaga wabonaga uyu muntu ari sebe wagwereza isambu zibaho rero sawa rero uko kono bigiye kugenda mfite uko nabigenza kandi ngiye mu Yapani ejo ni twavuganye ngo kimwana w'amama kuzi iki wewe ejo bundi twavuganye ngo iki se umurima wari wanyemereye kujya kubigura warambwiye ngo ugiye kubibaransinga umurima ukohereje yose mu murima ngo ujya guhinga nasanze yo baba ariko basanze bakiri umuntu bita mudugudu ari mudugudu kakagegera umva ikintu cyabaye jema bwira ikintu cyabaye maze uhore mudugudu leta cyangwa akagari kagennye inkunga y'umurimo uriya nta muntu utawuzi sibyo ndabibuka warawungurishije reka warawunkodesheje sawa nta kibazo siko nzabigenza uyu nguyu Jeff sibyo yamaye amafaranga ibihumbi bingahe bitatu nsigamo 2 warabizanye wakabaye wasura wagiye sesaze muri muntu shut up okay ubwo nimba atarakwishyuye ahise netanza yanjye natanza yanjye aha nawe warigizama niba ataranyishyuye nawe nagenda hanyuma ngewe noneho uwo dufitanye ikibazo aze noneho usibye mwene mama nariye amafaranga ye nta wundi muntu utigenera ariko nakagegera wa muhungu murekese kandi nawe babwira mwese muri muraha wimvugiramo ibi byose we muyabazi cyaca kagabanya umunwa wimvugiramo ibi byose we muyabazi cyaca kagabanya umunwa ibi byose ne wabize nakumva nababwira sibye kuza ugakaraga imisatsi ntacyo wantwara ni wandenze iki vana imisatsi mu mirimo urubohero umurimo wari ugenewe nde Aneti nta wundi muntu wari ufite umurimo usibye Aneti yewe rero Muyapani ushaka mbabwire Muyapani mukuru wanjye ndanamwe nk'umuyobozi ngiye kubera ikintu Muyapani wakoze Muyapani bagafunge nibagufunge